bite bijyo bija omera cyane ndarajuboto none se tariki ya 3 z'ukwa munani uza watembereye hehe? aba natembereye Gisenyi. Kugira ute? Uze gutembera kureba ibyiza by'umujyi wa Gisenyi da. None se ntabwo wari uzi ko hari korali yitwa Verikana ya hariya Kanama Mahoko izwi cyane muri iki gihugu no hanze izakoresha igitaramo ku itorero rya Mirindi? Ibyo ndago naribizi, ndago mbimenya. Ntabyo wari uzi? Oya da. Ngo bazaba ari hamwe n'umuhanzi witwa Yasanyukanyo wo ku itorero rya Mirindi mu ntara ya Mudende. Afatanya ngo n'abaririmbyi ngo na bande ye. Yasanyukanyo namwumvise Gisenyi ndahasubitsa. Urahasubitsa? Nahasubitsa. Kora ahangaha tuzije kwirebera abo bahanzi Yasanyukanyo na Bizimana Jean Paul na groupe ye ndetse na Verikana tutatwanabonaho. Tuzaza kureba. Wari uzi ko tuzaba tuyibona ku mashusho? Tuzayibona none turi no kubasura turi kubakoraho. Tuzabona byiza cyane, tuzabareba kabisa. Uramuke dore igitaramo muri iki gitaramo tuzaba dufitanirirwa na korali Verikana yo ku itorero rya Kanama ryo mu ntara ya Kanama ahazwi nka Mahoko Town. Azaba ngafatanye n'umuhanzi witwa Yasanyukanyo Bizimana Jean Paul na bande ye izi kurimba cyane barizwa ku itorero rya Mirindi Estate Church nani mu ntara ya Mudende. Iki gitaramo rero kizaba kuwa 3 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024 kikazatangira saa 7 z'amanywa. Ahangaha noneho ngo abatazazinduka rero bazasanga huze babure uko bareba neza ikorali y'ubukombe izwi cyane ku izina rya Verikana hari Kanama Mahoko hafi y'umujyi wa Gisenyi Rubavu. Mbifurije kuzitazabura cyangwa ngo mukererwe. Murakoze cyane. Dore igitaramo we wese tuhahurire ku itariki ya 3 z'ukwa munane turebe Verikana na Yasanyukanyo group. Urakoze bijyo bije. Urakoze nawe ndarajuboto mwa. Amen. Verikana zaba bishyushye cyane. Ni ubwiza rya Yesu reka kwinagira umutima wawe wihane none. Wumvishe Verikana? Nayo mbese indirimbo rero niyo bazaheraho. Wadirimba cyose cyane wa. Yumva komanze ukingure vuba agumoro ubone kunesha. Uyu ni umunsi wawe umva n'iyindi. Abantu bararirimba bakirirwa baririmba aho bagera ku bantu
ugasanga baririmba kimwe baririmbira satani batinda amanya dufite wo kujya gusenga Imana nta n'igihe twabona baririmbira satani batinda amanya dufite wo kujya gusenga Imana nta n'igihe twabona. dukwiye kumenya ko turiho kubw'Uwiteka, iyo hataza kubawe twari kurimbuka nshuti. gusenga ni byiza cyane mu mibereho y'umuntu, tuve mu ngeso mbi zacu dukorere Imana. gusenga ni byiza cyane mu mibereho y'umuntu, tuve mu ngeso mbi zacu dukorere Imana. iyi nayo nzayisaba nuko yisaba pe sibyo bijobi nibyo kabisa ntarajyo tunababona ntabwo twanababona aho ngaho bari twababona bijobi ibaze bijobi ari kureba igitaramo awe bizaba ari byiza cyane. Umwami w'abami yavuye mu ijuru aza muri iyi si yuzuye ibyaha ushakisha inama zari zazimiye maze yiyemeza guhangayika. Yesu yarakubiswe yaciwe mu maso afurufurubi umwami w'abami agahinda kenshi umwami yagize ni kubwanjye nawe yababazwaga. Yesu yarakubiswe yaciwe mu maso afurufurubi umwami w'abami agahinda kenshi umwami yagize ni kubwanjye nawe yababazwaga. reka twumve niyo umuhanzi yasanyukanye twumve ko bizaba biri gukubita kabisa kabisa. Hahirwa umuntu wese umvira muri Yesu kuko umuntu nguwo aba abegewe ubugingo. Ikibi no gupfa utihanye ibyaha kandi waraburiwe utihana ngo ubireke. Twihane inshuti zanjye ducike ku byaha byose tuyoborwe na Mwuka oye kuyoborwa na kamere kuko ibyo Mwuka akunda kamere yakirabyanga kandi Mwuka ni Imana reka tuyoborwe na Mwuka. haranira kuzimana
Yesu imyaka igihumbi kandi uzature mu isi nshya mu murwa Yerusalemu tuzatemberana na Yesu muri Yerusalemu nshya rwose bizaba biryoshye kabisa yasanyukanye na Verikana murakoze cyane Imana izabahe umugisha kandi nimuzaburenga cyangwa muke rerwe